arangije arabireba aravuga ati ibi bintu reka ntoranyemo bamwe mbatoze mbigishe, kuko nibatigishwa bazaguma ari abana. Arangije afata 12 arabigisha. Amaze kubigisha abona neza baramwonse nk'uko umwana yo nk'amashereka ya nyina, baramumenye, bafashe ibitekerezo bose bimurimo ibyo ashaka. Amaze kubitegereza ko babigisha ko bize, arangije aravuga ati ubumaze gucana umuriro mwisi kandi bwo maze gufatwa ntacyo nkishaka. Arangije ngo arabohereza bajya guhindura abandi kuko bari bamaze kwigishwa. Haleluya, amena. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, imungirireho muti. haleluya. Ubwije gusoma Matayo 28 kuwa 16 cyangwa se Mariko 15 ngira ngo 16 haravuga ngo nimugende muhindura abantu mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, nimurangiza mubigishe kwitondera icyo nabategetse, mubigishe mumere Imana icyubahiro. Haleluya, aha mukomere Yesu amashyi. haleluya. Murebe ukuntu mwahimbaje Imana mugahimbaza bikaba byiza, mukuzura Umwuka wera. Nanjye ndabikunda, nkunda kuririmba nk'uko mwabyumvise. Ariko nanone umuntu atigishijwe, wagera no mu giterane wasanga hari abatahimbaza, ukavuga utugaca urubanza utaba abantu ko badahimbaza. Ubu noneho amateraniro dukora pastor, ayo dukora hakurya hari iwacu, nta mwanya wo gutera ingoma tugifite keretse insengero zimwe zasigaye. Nta mwanya wo gukoma amashyi, nta. Ariko abantu baraza bakiga, bakuzura Umwuka wera, bakigaragura, bagafata umwanzuro. Wajya kubona ukabona umuntu yakoze ikintu kinini ari wenyine kuko yigishijwe. Muvuge ngo amen. Amina. Muvuge ngo amen. Amen. Noneho usanze mvuga ngo nsanze umutwe w'ijambo kandi ntabwo nari nkuzi, sinabimenye, ntitwamenyanye. Ariko ndagira ngo babanze bawunsomere nanjye mwumviye aha, mbanze numve hanyuma nongereho. Imana ibahe umugisha. Amen. Kumenya imikorere y'Imana. Yesaya 54:7. Aha. Mbaye nkuretseho gato. Mbaye nkuretseho gato. Mbaye nkuretseho akanya gato. Aha. Ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Naho ngabonye n'umurongo umwe wa 7. N'uwa 7. Mbaye nkuretseho gato. Imikorere y'Imana hari ubwikureka ariko ifite umugambi. Yakureka kandi hari imbabazi y'igufitiye imbabazi. Imana nayo yicarire. Ntabwo ariho nshaka gukomeza kuko mpumvise, ariko nashatse kuhumva neza. Mbaye nkuretseho, bigaragara ngo ibyo wifuza niba utagira ngo Imana ntibizi, irabizi ariko yakure. Ariko umunsi imikorere y'Imana yahinduye. Haleluya, haleluya nshuti zanjye. Amen. Uriya umugabo witwa Abrahamu n'umugore we Sara, Imana yabaye ibaretseho. Amen. Umugore witwa Hana yabaye imuretseho kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe wari waramuzibye ibyaha. Ntabwo ari imizimu. Haleluya. Ntabwo ari shitani watumye atabyara, ni Imana yari yarabikoze, ariko yari imuretseho kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro igihe nk'iki. Amen. Iby'Imana itaragukorera kandi uri umurokore, izabikoranye igufitiye imbabazi kandi bizakugeraho mu izina ryayo. Amina. Mureke tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Mana y'imbabazi baho umugisha. Noneho abantu badutanza, yaba barahageze ku cyumweru, yaba abahageze ejo, nukuri ntabwo nzabariho, ariko mumfashe tubashimire, mubampera amashyi. Niba hari ikintu nabonye cyica igiterane imizimu igahaguruka, nukuranga igiterane ngo kizatangira ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri akaba ari bwo muza, nta muntu watanze imizimu imbere. Noneho iyo turanga tukavuga ngo igiterane kizatangira ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri, shitani arabyumva. Umunyamwuka we kugira ngo atange imbere arogoye imigambi y'umwanzi we, yinjira ku cyumweru agakubita agatatanya ibiza kurwanya igiterane, igasanga barimo watangiye gushyidika, igasanga yatangiye kwitwika, akayitwika, agatwika, imizimu igasubirayo ikabwira migenzi yayo iti bahadutanze. Niyo mpamvu numva iki kirere kibohotse gityo uyu munsi, twakabaye turwana n'ibitekerezo n'imitima igangaraye, ariko hari abama kwika imyuka yose. Haleluya.
niyo mpamvu rero mbabwiye ngo mumfashe tubashimire n'amashyi menshi. Haleluya. Wewe wabigizemo uruhare, Imana iguha umugisha. Umuntu yajya kuza gusa kazira mu mavuta. Haleluya. Amen. Mana y'imbabazi baha umugisha rero. Amina. Noneho ndashaka kuvuga ku bintu bibiri Imana yari yashyize ku mutima. Yesu ashimwe cyane. Kandi nabyo ni ukumenya imikorere y'Imana. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ku ndwara yitwa kwibagirwa. Indwara itari kansa, indwara itari igicuri, ariko indwara yo bita kwibagirwa. Vuga ati andika iki giterane, indwara yitwa kwibagirwa. Hanyuma nurangiza hepfo wandike n'umuti, umuti witwa kwibuka. Ni indwara imwe, ni indwara yitwa kwibagirwa. Hanyuma umuti ukitwa kwibuka. Babandi bafite wandike indwara yitwa kwibagirwa, hepfo wandike umuti witwa kwibuka. Indwara yitwa kwibagirwa, icya mbere indwara yitwa kwibagirwa Imana. Mbwira ku ruhande uti kwibagirwa Imana nabyo ni indwara. Yarakuremye, yarakurinze, ukibuka ibintu wanyu, ukibuka ibintu byose ukibagirwa Imana, nabyo ni indwara. Haleluya. Ukibuka inka zawe mu gihe cy'izuba ugashaka ibyatsi byazo, ukibuka abana bawe ukajya kubasura ku ishuri, ukibagirwa Imana yakuremye, nabyo ni indwara. Haleluya nshuti zanjye. Haleluya. Turaza kureba iyi ndwara ku ntari ngari. Harimo no kwibagirwa inshuti, harimo no kwibagirwa umugore wawe, harimo no kwibagirwa umugabo, harimo no kwibagirwa abana, harimo no kwibagirwa abaturanyi, harimo no kwibagirwa, ariko noneho turahera hejuru kwibagirwa Imana. Indwara yitwa kwibagirwa Imana. Uvuge ngo amina. Amina. Haleluya. Niyo mpamvu wumva natangiranye ka karirimbo kavuga ngo sinzibagirwa. Buriya nari mu nyigisho yanjye. Mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Ka karirimbo narimba kavuga ngo sinzibagirwa ineza wangiriye, sinzibagirwa n'isayo wankuyemo. Noneho ntangirira icyanditswe kiri muri Zaburi 137 umurongo ni uwa 5. Mbwirira ku ruhande uti turi ku ndwara yitwa kwibagirwa. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga, muganga akakuvura yamaze kumenya indwara urwaye, noneho akareba akagusuzuma akakuvura, avuga ati ngiye kuvura malariya, ngiye kuvura igisebe, ngiye kuvura umutwe, ngiye kuvura mu nda. Ku ndwara yitwa kwibagirwa. Zamurira Imana icyubahiro. Amina. Indwara yitwa kwibagirwa Uwiteka zimurinda. Indwara yitwa kwibagirwa Imana. Dusomere Zaburi 137 baravuga ngo iki? Zaburi 137 umurongo wa 5. Yerusalemu ni kwibagirwa. Asoma neza. Yerusalemu ni nkwibagirwa. Aho ngaho niho nshaka. Yerusalemu ni nkwibagirwa. Ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Subiramo neza. Yerusalemu ni nkwibagirwa. Yerusalemu mu nzu ya data, mu nzu y'Imana. Nubona nkwibagiwe jewe Dawudi ukabona ndakwibagiwe. Ukuboko kwanjye kw'iburyo nako kwibagirwe gukora. Uzibagirwe gukora. Komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Umva mwabana b'Imana mwe, hari ibiharamagara byafashe umwanzuro. Aravuga ati umwanya wo kuzibagirwa Imana. Murabizi ukuboko kw'iburyo ko ariko gukora, niko gufata, niko gukama, niko gufita uburyo nyine. None ngo nibagirwa Imana, n'ukuboko kw'iburyo nako kuzibagirwe gukora. Mu yandi magambo, ukuboko yo kutagikora, ubwo ngubwo ni imibereho ibirangiye, ni ugupfa. Subiramo. Yerusalemu ni nkwibagirwa. Turi muri Zaburi 137
Zaburi 137 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Yego. Abandika mwamaze kwandika? Mani bahumugisha. Yerusalemu ni inkwibagirwa. Yerusalemu ni inkwibagirwa. Ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ukuboko kwanjye kw'iburyo. Kwibagirwe gukora. Kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye. Kandi ururimi rwanjye. Rufatane n'urusenge rw'akanwa. Rufatane n'urusenge rw'akanwa sinzongere kuvuga. Yicarire. Amen. Twagiye mu kwiga guhimbaza byarangiye. Iriya ndirimbo mujya baririmba Mungu mwema, Mungu mwema. Izina Mungu mwema nirirungi. Mungu mwe. Izina ryonyine ntabwo ari ryo, ahubwo twagiye mu kwiga no gushyira mu bikorwa. Komera Yesu amashyi menshi. Twinjiye mu kwiga, aba bana b'abakobwa ureba hanze arasibira. Nkuko muramukiza mu muntu arangara hagasibira. Ureba hirya y'inyigisho arasibira, ntabwo ari bugende, aragenda baza ati harya batangiye bati. Turi ku ndwara yitwa iki? Ndwara yitwa kwibagirwa Imana. Nushaka wongereho kwibagirwa Imana. Indwara yitwa kwibagirwa Imana. Maze mutuze Imana ibamugire. Aha. Umuntu muri mwe kandi birashoboka. Mwese banyicaye imbere. Umuntu utararwaraho namani kuboko. Umuntu utararwaraho pe nzamurira ukuboko. Birashoboka ko ari utararwara. Umuntu utararwaraho namani ku kuboko. Yaba mu basore, yaba mu bagore, yaba mu bakobwa, umuntu utararwaraho. Abantu bose bararwaye mwokanye. Abantu bose turi imishire barashize. Mama mukomere Imana yabakishije amashyi nubwo nta byo mwarwaye. Amen. Urwara ni kimwe. Umuntu utaranywaho umuti nazima ni kukuboko, utaraterwaho urushinge, utaranywaho n'umuti. Ukarwara ariko ukaba warakize. Utaranywaho ikinini, utaranywaho wenda igishaka, utaraterwaho urushinge. Mbe utaranywaho umuti, zamura ukuboko nanone. Ya. Tatuzamurira Imana icyubahiro. Ariko Mana uri mwiza. Ese ashimwe cyane. Haleluya. Katuzamurira Imana icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Iriya ndirimbo baririmbaga ivango uri he byose we Mana, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'abakomeye Mana, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'abadokita Mana, uri hejuru ya byose Mana, uri hejuru y'ibinini we Mana, uri hejuru ya byose we uri Mana nzima, uri hejuru y'amatungo we Mana, uri hejuru ya byose we uri Mana nzima, uri hejuru y'abakomeye Mana, uri hejuru ya byose we uri Mana nzima, uri hejuru ya byose we Mana, uri hejuru ya byose we uri Mana nzima. Muyimera amashyi. Haleluya. Haleluya. Amina. Imana ibaho umugisha. Ni utava aha ngaha ukagira ngo hari igisumba Imana. Bisobanura ngo iri hejuru y'ababyeyi bakubyaye, iri hejuru y'umugore washatse, iri hejuru y'abana wabyaye, iri hejuru y'abaganga babaho, iri hejuru ya byose. Noneho Dawudi amaze kumenya ko iri hejuru ya byose, aravuga ngo Yerusalemu, aravuga ngo Mana sinzakwibagirwa ndetse n'inzu yawe sinzayibagirwa. Aduhe Imana icyubahiro. Ahiga umuhigo arayuhiga, aravuga ati mu buzima bwanjye nkihumeka Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora, ninkwibagirwa ururimi rwanjye uzafatane n'urusenge rw'akanwa. Haleluya. Amina. Marizo ku ruhande tugeze ku gihe gipimo ukunda Imana wowe. Ugeze ku gihe gipimo cyo gukunda Imana. Wowe ugeze ku gihe gipimo.
abantu ko badusize badutaye, nimwumva ahantu bageze hejuru yo kubaha Imana no kwikunda, mwumva ahantu urwego bageze. Umuntu kuvuga ati n'ubu ukuboko kw'iburyo gupfe kwe gukora. Yesu ashimwe. Amina. Mumpera Imana yo mwijuru icyubahiro. Haleluya. Muyikomera amashyi. Haleluya. Iri ku ruhande yitwa kwibagirwa Imana n'indwara mbi cyane. Mani baho umugisha. Maze ubu murimo muriga kandi ndimo ndanezerewe. Akuzi kugira gutyo ukareba nta muntu ufite ibitotsi. Ni mwiha amashyi. Haleluya. Bambe n'uwo mukobwa yitwa Mbabazi mu amashyi nawe. Ndabona azanye Bambe pasiteri mu Mararungu nawe mu amashyi no kuri kose. Haleluya. Pastor Kayiranga ajya ririmba indirimbo ntabwo nibuke byo bitero byose, ariko haragatero kavuga muramenye mutazibagirwa iyabikoze, ahubwo imitima yanyu yuzure kuyishima. Kaduha Imana icyubahiro. Muramenye mutazibagirwa iyaguhaye amaso abiri, urareba abandi n'impumyi. Imana icyubahiro. Haleluya. Cyumweru gishize ngo wumva nababwiraga ngo Imana iracyakora. Hambere ahangaha ari umwana w'umukobwa w'agakumi batuzaniye iwacu ku rusengero. Yari amaze amezi 7 ari impumyi atareba. Bamutwaye ahantu hose, batwara ahitwa Bishenyi, mujya mwumva Kabgayi, Kanoni. Batwara ahantu umwana birananirana arangarahuma. Niba hari ibintu bibi cyane n'ukureba umwana muto w'imyaka 16 18 yamugaye ari impumyi itareba, bayifashe ukuboko. Imana yo mwijira imbabazi zayo, Imana iracyafite imbaraga. Imbabazi zayo sinzi kuntu bamutanye iwacu muri ibi bihe mureba, kandi Imana irimo irakora. Umwana turamusengera, fata amavuta ya anointing nyashyiraho nyacisha ku maso ye, kandi ubwo bari bamuzanye bafata, nyuma y'iminsi 2 umwana arareba. Haleluya. Ubu yaratashye yasubiye iwabo Ngarama. Yaravuze ati Mana we, ngiye kugenda mbwira abantu, kandi wasanga abantu b'uyu musozi batazi Imana iri ahangaha. Nabo gase ko ari wowe uyibonye, wenda bo ntago babizi. Arakira nta hantu hose. Ubu ngubu umukobwa ni inkumi, arareba, aragenda. Kureba umwana w'inkumi bamufashe bamujyana kuri toilet, bamutwara ahantu, bamutwara iwe. Ibyananiye abaganga Imana irabikora yo kabyara. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ushumba mu Mararungu n'abagenzi bawe muje, Imana ibahe umugisha. Turi ku ijambo rivuga indwara yo kwibagirwa Imana. Indwara, umuntu ararwara kansara, ararwara ikibyimba, ararwara kirukanka ahantu hose. Ariko niba hari indwara nabonye iruta izindi, n'ukwibagirwa Imana yakuremye, n'ukwibagirwa Imana ikugejeje aho ngaho, n'ukwibagirwa Imana n'ibyo igukoreye n'ibyo igucishijemo, n'ukwibagirwa Imana ukayitwara nk'abo ndeba hanze aha ngaha. Haleluya. Amina. Dawudi aravuze ati Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Somera Zaburi 119 umurongo wa 16. Mani baho umugisha. Mani baho umugisha bataribagirwa Imana. Kumva umuntu amaze imyaka 20 akirimo neza. Imbabazi. Zaburi 119. Mani baho umugisha, giye ndagendana n'iki gice kiri hafi. Maze reka mbagire akabanga. Umuntu udashoboye kwihangana ntakicara inyuma. Udashoboye kwihangana ubona ukabona umuntu wese uzukareba undi akareba. Uzajye cyane, mbese inyuma hajye hicara abantu bakunze gukurikirana umuvuga butumwa. Kamasa mujye mu Rwanda no kugaruka aha ngaha. Mukomere Yesu amashyi. Amen. Wongere Yesu amashyi kubwo umuntu w'Imana. Amen. Kwibagirwa. Ubuse ubu wenda nk'uyu mugabo nubwo ntamuzi, nuko yavutse afashe akakabanda ati cyangwa hari ibyo Imana yakoze.
nuko yavutse acumbagira. Hari icyo Imana yamukoreye Yego. atari ko shitani yabishakaga. Ubu se yakwibagirwa Imana bikwiye? Turi ku ndwara yitwa kwibagirwa. Murongo wa 16. Zaburi 119 murongo wa 16. Nzishimira amategeko wandikishije. Mana yanjye, nzishimira amategeko y'ijambo ryawe wandikishije. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Mbashaka kugira ngo abantu baceho kugira ikindi kindogoya. Subiramo iryo jambo nibura abantu batuje wumve. Kuko ngiyewe nemera neza 100% yuko ijambo rimanutse riba rifite nyirari. Nokuri. Byanze bikunze babe batana ariko baravuga ngo uhereye umunsi. Ngiyewe riramfashije. Subiramo. Nzishimira amategeko wandikishije. Nzishimira amategeko wandikishije. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Amina. Ukomereye Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbarizo ku ruhande utisi ijambo ry'Imana ujye uryibagirwa cyangwa buri munsi uraryibuka. Cyangwa waranaryibagiwe. Cyangwa waranaryibagiwe. Isanga neza umuntu yarushye umunsi wose akava muri kimwe akajya mu kindi. Iyo pastor yigisha yaba we yuko bwije ntarebye kuri WhatsApp kava kuri TikTok kajya kuri Google kajya kuri WhatsApp ukareba twabyenda gusetsa kureba akabona usetse muri wenyine ugaseka bakayoberwa bitekerezo bikagenda ubwonko bukagenda ukibagirwa ukajya ku mupira ukajya kuri Manchester ukajya kuri Arsenal ukava ku mupira bukira ukaryama urushye wibamba karuha karyama. Dawudi avuze ijambo aravuga ngo sinzibagirwa amategeko wandikishije kandi sinzibagirwa ijambo ryawe Mana. Haleluya. Sinzibagirwa aho wankuye Mana. Sinzibagirwa akiza wamaye. Sinzibagirwa imbabazi zawe mu mibereho yanjye nzahora nkushima. Sinzibagirwa aho wankuye Mwami. Sinzibagirwa agakiza wamaye. Sinzibagirwa imbabazi zawe mu mibereho yanjye nzahora mushima. Haleluya. 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 Indwara yose irababaza. Indwara yo guhuma amaso wareba, indwara yo guca amatwi wumva, indwara yo kutavuga wavuga, indwara yo guhumekera ukumva umuntu arasimba gusa